Sorry gato ntabarogoye ndabona amasaha yakuze kandi hari gahunda nari ngiye kujyamo. Ndumva mwandiko. Twanganira tuko twakerera. Oya nta kibazo. Ndetse sinzo gahunda zari zatuzanya ari ikindi. Oya nta zindi dore umusaza bibiri aba. Gahunda ni yagiye. Okay nanjye ubwo rero reka njyanirane na Becky ubwo umwe muri mwe bwaraza kunyereza amafaranga nyine yo kuzajya kugura ibyo tuzakoresha. Sawa nta kintu tuzakohereza. Becky nishimiye kumenya nawe kandi nizeye ko tuzongera tugahura ubutaha. Nanjye ndabyishimiye kandi merci beaucoup. Kandi ubutaha nawe nzasanga natapanga. Yego sheri. How are you? I'm fine. So tuziye gahunda uyu munsi. Umunsi rero gahunda mfite nyine no gupakinga muri valise nyine ibintu byose nyine nkabishyira kuri gahunda kugira ngo ejo nzagende nyine nta kintu nibagiwe nyine ibintu byose nabipakinze neza. Wese sweetheart ufite izihe gahunda uno munsi? Njye cyagiye mva mu rugo iwanyu bose yarambwiye ngo tujyane i Butare, so rero byasabaga ko tujya kureba n'abakozi bawo ukuntu bakora. Oh so sad sweetheart, maze narinzi ko turi bubonane no munsi. Nugira ikibazo gusa nyine nejo ahubwo mfite gahunda yo kujya i Rubavu n'ubundi kureba mu kazi ka boss ko nzamuzindura mu gitondo cya karisa nka saa moya. Oh no, I beg you sweetheart, uzazumerekeze basi bwira boss wawe abireke nyine umusobanurire ko ufite izindi gahunda ubundi nyine uzajyeyo nyuma nka mardi kuko ngo ntabwo bishoboka urumva ntaba nari kubabara ubu se niba utabashije kumbonera umwanya nyiri inaha ubwo ngubwo ningera hanze bwo uzajya ubona umwanya se uzajya wihugiraho ntumbonera umwanya ngo tuvugane hane koko. Oya ntugire ikibazo sheri, ntugire ikibazo gusa nyine nzakora ibishoboka byose, uzagenda amaje kuguha aka gift ubwo nyine ibindi bisigaye ubwo tuzabimenya nyuma. Ihangane ubwo nyine nugenda nzagusezera kuri telefone. Ya nakundi none subuze ukagira nyine kagwa neza ndakubabarira kuko ngukunda ariko sibyo. Sawa merci. Ciao bye, love you. Ciao. Jolie, bonjour, ça va? Biteze kwa Cynthia. Sha, narutumwe naje hano kureba twarimba ngo ntabwo tuba mu Bushinwa. Rero yambaza ashya mbega n'ibintu byinshi muri makeya. Sha birumvikana disa stress nyinshi. Hagati ariko ngize Imana ndakubonye. Wanshaka gase? Yego sha. Uwiri nyine ari kintu wateguye cyo gusezera Linda. Sha nagira ngo uzadufashe umutoza. Sha, Jolie nakubeshye rero. Ejo ndumva nzakora ikigoroba kandi urabizi ko ndi muri stage pe. Ntabwo nabonera ukuntu roho. Mbona kibazo. Hagati nayo namufumbuye ariko ndaza kumuhamagara mwibarize ndandashaka ukuntu mubeshya nta kibazo. Okay, ntari ubwo ngubwo turaza kuba dusubira. Sawa. Sawa.
You look so beautiful. Yeah, thank you. How are you? I'm fine as usual. What about you? I'm good. No, ni se uri kujya this afternoon. Oh, nice shift ya nimugoroba, so I'm going to work. Oh wow. Kombe burgira kora. Ntabyo ruti? Ntabyo nabindi. Oh, ndimo ndakorera mu mujyi mu bijyanye na restaurant. Okay. Yeah. Ukorera kuri restaurant se ngenda kuyiriramo nje no kukwireba. Oh, yes, kandi. Oh, yagenda. Umva ahubwo ugomba kujya ubundi ibiryo bihari bya special byose biba bihari kabisa by'intungamubiri, so you have to come. Cyane wana ngombe magera aho hantu. None reka nkore kudakererwa kuyanjye. Okay. Ni byiza sha bite kutakigaragara sibyo. Usko ndabona igenda cyose ko turi kwibaza no kutakiboneka. Sha urabizi n'imihangayiko y'Ikigali. Subiza uburyo ari gushakisha iby'Ikigali. Subizi nawe. Sha disi birumvikana. Hagati ariko rasa neza, ndabona imeze neza umbwira ikintu sigaye akoresha nanye afatire. Jori rwose nabyo bikabyo byawe. Usko utazatana nabyo. Umva, ndabona uvuye shopping, ufite akarore se ko mbizi kuri nyirabirori. Uya sha nibiri wateguye ikirori ngo cyo gusezera Linda bagiye kujya kwiga subizi by'abakunzi naye nago wabyivanga. Ngo ni ikirori biri yateguye cyo gusezera Linda. Kirabera se ko yatugeza none. Twacyuse saa 2 z'ijoro ariko naho bishatse waza wiri wasanga ari bagiye kugutumira abizi nawe bari mu bintu byinshi. Sawa chérie. Kangende. Nibikunda ndaza kuza. Sawa kandi ntunenguhe. Ngo ni ikirori biri yateguye cyo gusezera Linda. Ureka ndaza kubereka isimbu wari we muri ibyo birori byanyu. Seko Julian mpamagaye cyane ni amahoro. Kamuhamagara ndebe. Alo? Wi Jori amakuru. Sha amakuru ni meza. Bonye wampamagaye wambuze ni amahoro. Sha ni amahoro. Imyiteguro tuyigeze. Ameze neza nyine usibye ama stress nyine ama stress nawe urabyumva ntiyabura bitewe n'iki n'ukuntu ngiye kugenda kwitegura. Umutwe umereye nabi ubwo ndabona ngiye kuzawurwara n'intitonda. None se uri mu rugo ko ngushaka? Uno munsi se ko nashaka kuryama kugira ngo ndebe ko nazagenda ejo meze neza. Use byakemera sinzi ko byakemera umusheri. Ibaze ku buryo utambura n'iminota 10. Uranshaka sanga ese basi. Saa 2 z'ijoro top mu rugo iwacu. Sha musheri saa 2 ariko reka nkubwire saa 2 birabwije gusa ndagerageza ndaza iminota 10 gusa sibyo 10 gusa ubundi mite ngenda sibyo. Ya saa nta kibazo ubwo turasubira nanjye ndakubwira ninza kurangiza kwitegura ngiye kuza ndakubwira. Sawa bye bye. Sawa. Hajya no munsi n'ikirori paka tondoma. Asoye sushura man, yo nanze ku nzoga zakoma nkoba wibaza iki. Mbona saving ijoro bro. Umusaza biri yamenyemo ifaranga. Ariko ubwo nishyashyara. Ase man, wowe nagushona kashaka gusezera baby fresh koko. Sha, kibusa buriya nyine nubwo turi abatipe hari ibintu namenyana nawe. Mwaje mu bisakamo. Uburi nta gashaka gukirira umwana w'umutoto ugiye kwigira hanze. Ako se bro, ubu ngubu utari isi tukiri abatipe gutya twazarya isi dufite abagore batugenzura uko twinjiye nuko dusohotse mu nzu ma. Sha, kibusa man, Yesu uvuga. Yesu yagiye one day namwe izabihinduka. Kuko kuno mwitwara ntabwo ari byiza sibyo? Ujya cyose uruzi ko niyo wanashaka ufite ingeso mbi zitahinduka ahubwo witangira ubyitoze uhinduke ukingana gutya kugira ngo uzabone uko baka urugo rwawe. Ikaturakoza nabwo turiminja abana. Cyakoze Vicky, ibyo uvuga ndabyumva tu. Gusa ngiye ari umutoto nabonye wakintu. Ndanumva nahinduka kubwe wallahi. Kagira inkuru. Gusa kambwira ko wakunze kuko ndabizi nta rukundo wibitse.
hari umubebe wakintu witwa Becky ari kugenda ntwara gake ubu ntabwo wabyumva mani. Amahirwe niba atari bya bindi byawe gusa nyine ufashe we na buri muhinduke utajya kwicuza z'undi mwana ugiye kwigira hanze se bwamuteye inda ibaze nawe. Shamani cyakoze ibyo uvuga ndabyumva ariko nawe uramuzi yimereye nk'umusazi umuzanye ibyo bintu cyahita nakunoba. Nyine we bikubwiye ko muri kuroza cyane ugiye uhinduka nawe yagenda kwigiraho gake bikagenda biza. Shamani nyine urabizi ibyo guhinduka ntabwo bihita biza gutyo gusa tugerageza gake nyine biriya bizaza. Ibintu byose yarimo ubushake Imana ikagufasha birashoboka umuntu agenda ahinduka bikaza gake. Ariko buriya ntari bibike buriya bizakunda bizaza bizacamo mani. Ntaribi ubwo sawa ubwo turahurira mu kirori. Ntegurira agafanta bizi ko ngenze uganaze. Keretse icyo udashaka bro wewe byose uri wisange ntari. Sawa ntaribi. Wow. Hello? Ni poa man, notice? Eh. Shawapi ntabwo turavugana gusa nangiye kumuhamagara bro. Ako se biri. Ubu bintu wabitekerejeho neza man. Sha nyine ngenda abona uyu mwana w'umukobwa ugiye kumemukira bro. Vikavuye hano kandi ingingo zifatika man. Sha biri ushatse wakikosora kuko uyu mwana w'umukobwa man kumufatirana yasinze ntago ari byo bro. Ushatse wamusezera bisanzwe nka girlfriend bikarangira. Shana haribi bro, ako nyine ubitekerezeho neza tu. Pona haribi. Sawa. yahera Jolly nawe atanyicira gahunda kamuvugisha. Allo Jolly, umva sheri ngiye kuza sibyo? Ariko wibuke ni iminota 10 nyine nta kintu nsigaje gukora ni ukwambara inkweto isaha n'ishakoshi nkayitanze urumva ko nasohotse kandi nakamoto nkaba ndahageze sibyo? Ntunyicire gahunda nyine ubyibuke ni iminota 10 urabizi ko ngomba kwitegura nkaryama nkaruhuka kugira ngo ejo nzagende nta stress mfite sibyo musheri? Sawa nta kibazo turasubira. Bibaye
ma yego umeze neza wese umeze neza konkwiki ma ibyo bintu uri kuvuga ntabwo byumvikana ngo ndagenda uno munsi mbese sinagombaga kuzagenda ejo mami saa 7 z'ijoro njyewe wambwiye kuwa mbere nyine numva ko ari kuwa mbere ntabwo numvaga ko ari mu ijoro ryo ku cyumweru nyine saa 7 z'ijoro kanze ngerageze ndebe ndabona ntaratinda ariko sinzi ukuntu biri bugende rwose njye ndumva binunguye basi se wavugishije Shyaka ukamubwira akamerekeza nta wundi muntu uri no mu rugo yego man nyine nta kibazo nyine ariko urumva ko bigoranye use kugenda nta muntu umerekeje Shyaka basi mumbwirire wumve ko yava ku kazi akamerekeza basi tugahurira no kuri airport sawa nta kibazo bakoze nta kibazo ma sawa reka nitunganye ndabona nkifite iminota ntabwo ndi butinde sawa use kuko ndagenda ntagiye kureba Jolly nabimwemerera kangendera icyarimwe nca iwabo ubundi kangendera Jolly biteze ni sawa genda reko nandi kubona sha twavuganye ko turi bure mu rugo saa 2 z'ijoro ariko ndabona zigeze reka ngende mpite ndahita muzana hano ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo ari ndahita muzana twabivuganye shaka gukora